Najim Said. Ku isomo ryiza ahaye tawhid bavandimwe abayisilamu dukeneye tawhid cyane. Allah subhanahu wa ta'ala rero amwakirire ino sadaka y'ubumenyi duhaye. Allahumma kandi natwe ubumenyi twumvishe bube impamvu yuko duhinduka. Allahumma kandi Allah subhanahu wa ta'ala uko twicara twese azanadurize muri Jannatul Firdaus. Allahumma na Sheikh rero murakoze ku rwibutso rwiza rwose muduhaye, tukaba twakiriye undi mu Sheikh Bakera Al-Kajura. Ubu niwe tugiye kuba turi kumwe nawe muri kano kanya, ahawe ikaze uyu mwanya nawe inshallah. Nongera gusaba abakurikiye muhabara dukomeze kurangwa no kumva no kwitonda no gukurikira neza ino muhabara nziza. Tukaba twarayise muhabara turikubura. Muhabara nkuru izaza iba rimwe mu mezi atatu, ariko tukaba dufite na muhabara izaza iba rimwe mu kwezi, muhabara y'abayisilamu, ariko iya rimwe mu mezi atatu twayise muhabara turikubura. Muhabara nkuru nicyo bisobanuye. Sheikh rero turabakiriye, umwanya no wa barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Kwizina ry'Imana nyir'impuhwe nyir'imbabazi, shimwe n'ikuzo byuzuye ibyo Uwiteka Allah muremyi w'ibiremwa byose. Namye ko nta yindi Mana ikwiriye gusengwa mu kuri, mbese Imana imwe rukumbi ariyo Allah, abagikanwa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ngamye ko Muhammad ari umugaragu w'Imana, akaba n'intumwa yayo. Amahoro n'imigisha by'Imana bimusakariho n'abiwe abasangirangendo be, ababakurikiye mu byiza n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ikadushyira muri umubare. Allahumma amin. Bavandimwe b'Abayisilamukazi, nyemerere dukomeze dushimire Imana Allah subhanahu wa ta'ala, we kubw'impuhwe ze no ku mbabazi ze no ku bushake bwe yadushoboje kuri uyu munsi nge nawe tukaba duhuriye muri iki cyicaro cyiza. Tugomba kubyishimira tukanashimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Numwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Wa Allah yifuriza ibyiza, uwo Allah ashaka guha ibyiza, yaba ari ibyiza bya hano kuri isi n'ibyiza by'ejo hazaza ku munsi w'imperuka, Allah muha gusobanukirwa idini. Ubu ni bumwe mu buryo bwo gusobanukirwa idini yacu y'Ubuislamu. Ni uburyo bwakoreshejwe n'umwiza mu biremwa ari we ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yigishaga abasangirangendo be, Abayisilamu b'abagabo, Abayisilamukazi b'abagore, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadushishikarije kwiga no gushaka ubumenyi no kwitabira ibyicaro nk'ibi ngibi. Bishimira Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala tumwinginga yuko uyu mwanya wazaba impamvu yuko Allah atwakira mu bwami bwe bwo mu ijuru yawmal qiyamah. Dusaba impamvu yuko Allah arinda imibiri yacu
ibiri yacu ibihano by'umuriro wa jahannam. Allahumma amin. Uvana Islam tudatinze, mbere na mbere mbanje gushimira kwa imamu w'akarere ka Rwamagana Sheikh Siddiq we wadutumiye kugira ngo tuze twibukirane tuganire n'abayisilamukazi mu karere ka Rwamagana. Imana imwongere byiza, ikomeze kumuha imbaraga zo kurushaho gukora ibikorwa byiza byo guteza imbere idini y'Isilamu by'umwihariko muri aka karere ka Rwamagana. Turashimira umwarimu wacu Sheikh Jumatatu, mu bayoboye umuryango w'Isilamu mu Rwanda, amufite u Rwanda wungirije. Isomo ryiza yatugejejeho, twungutse byinshi, batwibukije ku isomo rya tawhid, isomo rya arkanu al-iman, kwemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bigendanye no kwemera Imana. Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bantu ba tawhid. Turashimira Sheikh Hassan Jazakallah khair, imamu w'uyu musigiti, nawe waduhaye ikaze muri uyu musigiti, hamwe Sheikh Uthman bafatanyije mu kuyobora uyu musigiti. Imana ikomeze ibongerera ibyiza, ibaha imbaraga zo gukomeza gukorera idini. Turashimira n'abarimu bigisha Quran kuri uyu musigiti. Tuza tukigera ahangaha, amagambo ya mbere twumvise cyari igisomo cya Quran. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko abarimu bigisha Quran muri aka karere ka Rwamagana ari abarimu beza, abo turabashimira cyane. Naje iri hanze numva muvandimwe Ustad Al-Hafiz Sheikh Hamdun arimo arahamagara abana basoma Qur'ani, amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bose turabashimira, tubasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala Imana ibakira ibikorwa byabo byiza bakora, by'umwihariko byo kwigisha abana bacu igitabo cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Twese hamwe turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe no ku mbabazi ze waduhurije muri iki cyicaro, Allah azaduhurize mu ijuru ku munsi umeruka. Allahumma amin. Isomo ryanjye ndakomereza ku byo mwarimu wacu Sheikh Jumatatu yigishije ku bigendanye inkingi zo kwemera. Yigishije ku nkingi ya mbere, njyewe ndigisha ku nkingi ya nyuma, al-imanu bil yawmil akhir, kwemera munsi w'imperuka, munsi wa nyuma. Munsi w'imperuka, munsi wa nyuma nawo ufite amasomo menshi tashobora kwiga iki gihe ngo tubisoze byose tubirangize. Ku munsi w'imperuka ufite byinshi twaganira. Munsi wa nyuma, munsi ufite amazina menshi muri Qur'an, harimo n'izina dusubiramo kenshi buri ko tugiye gusari. Turavuga tuti Maliki Yawmiddin, umwami umunsi w'imperuka, umunsi w'ibihembo, umunsi wa nyuma. Iri jambo kenshi turibisubiramo kenshi uko tugiye gusari, kandi tukanabisoma mu isura nziza kurusha izindi sura zose, ariyo suratu Al-Fatiha. Ntabwo iswala y'umwemeramana yakwakirwa atasomye suratul Fatiha. Muri suratul Fatiha mu byo dusomamo kenshi harimo n'iyi aya Maliki Yawmiddin, umwami umunsi w'imperuka. Bisobanura yuko dufite ikitwibutsa uyu munsi w'imperuka. Buri ko turimo turaganira na Allah mu iswala, dusoma izi aya, dusingiza Allah, tuvuga yuko ari we mwami wo ku munsi w'imperuka. Swala z'itegeko ko ari 5 zigizwe na raka zigeze kuri zose hamwe n'izinga
17 sobanura yuko mu iswala z'itegeko mwemeramana buri munsi asubiramo iyi aya maliki yawmiddin, wakongeraho n'iswala z'imigereka ubwo zikaba shobora kuba inshuro nyinshi bitewe n'iswala wasaye z'imigereka za sunna. Bityo bavandimwe rero, kuba dusoma kenshi iyi aya tugomba kumenya neza uyu munsi w'imperuka. Buriya Allah arashaka kutwigisha no kuduhamagarira kujya twibuka uyu munsi, ko uyu munsi uzaba. Mu byo twemera tugomba kwemera uyu munsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka rero twavugaho byinshi nkuko nabibabwiye. Tugiye kujya ku musozo w'amasomo agendanye n'umunsi w'imperuka, ibigendanye n'umunsi w'imperuka. Ariko tugiye kuvuga umunsi w'imperuka, ubundi twari guhera ku bimenyetso by'umunsi w'imperuka, ibitoya n'ibikuru. Nyuma yaho tukarebera hamwe ku bigendanye no gupfa na nyuma yo gupfa. Uwo munsi w'imperuka rero nawo mu masomo ya nyuma hari ibintu bibiri bizabaho ku munsi w'imperuka. Hari ibarura, ibyo ni ibisanzwe. Hari n'amatsinda abiri, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Itsinda rya mbere ni ry'abantu bo mu ijuru, n'itsinda rya kabiri ni ry'abantu bo mu muriro. Dusaba Imana Allah yuko yadushyira mu bantu bo mu ijuru. Allah turamusaba yuko yaturinda kuba mu bantu bo mu itsinda ryo mu muriro. Tugiye kuganira ku bigendanye aljanna wan nar, ijuru n'umuriro. Ijuru, iyo tuvuga ibyo tugiye kuganiraho ku bigendanye n'ijuru, twese turumva ko ari ibintu byiza mashallah. Nituganirira ku bigendanye n'umuriro, ijuru ni ibihembo, umuriro ni ibihano. Iyo umuntu avuga ibihembo aba yumva ko avuga ibintu byiza. Ijuru ni mashallah, turaza kumva ko ari ibintu byiza. Ariko nidukomoza tukavuga ku muriro, turaza kumva yuko ari ibihano. Ibyo byose Allah yarabitubwiye muri Qur'an, yaba ari ijuru yaba ari n'umuriro. Ntabwo rero tugomba kubitinya byose, bimwe tugomba kubyishimira n'ibindi nabyo tukabimenya, kuko Allah yabitubwiye muri Qur'an, binashimangirwa n'imvugo nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reka duhere ku ijuru. Ubwo igihe nikitwemerera turaza gukomozaho tuvuge no ku muriro. Ariko nibidakunda ubwo turagarukira ku ijuru. Ubwo insha Allah Ta'ala, Allah nadushoboza, ikindi gihe tuzakomeza noneho tuganira ku bigendanye n'iki n'umuriro. N'iby'ijuru byose ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko turagerageza kuvuga mu ncamake. Iyo tuvuze ijuru, ijambo rimenyerewe ry'ijuru muri Qur'ani ryavuzwemo kenshi ni ijambo aljanna. Iri jambo buri muislamu n'umuislamukazi ararizi. Ahantu hambere iri jambo ryabonetse muri Qur'ani ni muri suratul Baqara, isura ya 2. Allah aduha tubwira amateka y'ukuremwa ku mubyeyi wacu dukomokaho ariwe Adam. N'umubyeyi n'umugore we Hawa. Ijambo aljanna riboneka kuri ayo mateka. Allah abwira Adamu na Hawa yuko bajya gutura hehe? Baba mu ijuru. Bityo bavandimwe rero, ijuru ni inzu y'ibihembo bihambaye abantu bazabamo, umunezero uhoraho Imana yateguriye abagaragu be beza b'intungane.
bumviye Allah bakumvira n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shyira mu bikorwa amategeko y'Imana, abo ibihembo byabo Allah yabasezeranyije nuko Allah yabasezeranyije aljanna. يقول الله تبارك وتعالى في حديث القدس، Imana iratubwira mu magambo yayo matagatifu, حديث القدس. Imana iragira iti أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إني حديث القدس، نعم قام يا الله سبحانه وتعالى. الله نتبيرتي nateguriye abagaragu banjye beza barangwa n'ibikorwa byiza bitunganye. Nabateguriye iki? Nabateguriye ibihembo, iryo juru. Mwumva uburyo Allah atubwirira ijuru ryari ryo. Allah aratubwira ati ma la aynun ra'at, iryo juru ngo amaso yacu ntabwo yari yabona iryo juru, ndetse n'amatwi yacu ntabwo yari yumva ijuru, ndetse n'imitima yacu ntabwo yari yabitekerezaho nk'uko bikwiye. Bisobanura iki? Amaso yacu ntabwo yari yabona ijuru, turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazatwinjiza mu ijuru. Nitugera mu ijuru ubwo amaso yacu azabona ijuru. Ubu amatwi yacu agiye kumva uburyo ijuru rimeze, ariko uburyo tuza kubyumva ntabwo byagera ku rwego rwo kuvuga ngo uti twumvishe ijuru neza nk'uko rimeze. Tugiye kubyumva nk'uko Allah yabitubwiye muri Qur'an, ariko hari aho bishobora kugera ubwenge bwacu cyangwa se amatwi, ibyo tugiye kumva bize kugarukira nyine ko tubyumvise tunabyemera. Tugomba no kubyemera, niyo mpamvu biri mu al-iman, mu bigendanye no kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Ndetse nibigera no ku mitima yacu turabitekerezaho. Hari aho umuntu ugera ukabitekerezaho, ariko intumwa y'Imana muri hadithi al-Quds Allah aravuga ati umutima w'umuntu ntabwo ushobora kubitekereza kugira ngo ugere kuri rwa rwego 100% ngo watekereje ibigendanye n'ijuru ngo byose byaje neza mu mutima wawe. Iyi hadithi al-Qudsi iratugaragariza yuko ibi bihembo, iri juru Allah yaduteguriye ni ibintu bihambaye cyane, ni ibihembo bihambaye cyane ku buryo birenze n'ubwenge bwacu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikimara kuvuga iyi hadithi al-Qudsi yaravuze ati faqra'u ma shi'tum, ngo musome aya magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala nimba mubishaka. Intumwa y'Imana isoma aya iboneka muri surati Sajda aya 17, aho Allah tubwira ati fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Iyi aya iboneka muri suratu Sajda. Iyi sura ni sunna, ni umugenzo mwiza umwemeramana gusoma iyi sura mbere yo kuryama, nkuko dusoma suratul Mulk ari sunna kuyisoma mbere yo kuryama, ni na sunna umwemeramana mbere yo kuryama gusoma suratu Sajda, nayo ifite aya 30 nkuko suratul Mulk nayo ifite aya 30. Umwemeramana usoma iyi sura buri ko agiye kuryama ahura ni aya imwibutsa, imubwira ibyiza by'ijuru, aho Allah tubwira muri aya fala ta'lamu nafsum, nta muntu uzi ibyo ahishiwe bizamushimisha. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, bizadushimisha ari ryo juru n'ibizabirimo byose nta muntu ubizi.
uburyo bizabimeze turabibwirwa n'ibyo koko, ariko ntago nafsi zacu, imitima yacu yari yabyumva neza 100% nkuko Allah bitubwira, nta nubwo tunabizi. Allah ratubwira ati jazaan bima kanu ya'malun. Ibi bihembo Allah yatubwiye iri juru tugiye kuganirira, abantu bazaribona bima kanu ya'maluna, kubera ibikorwa byiza bakoraga. Bisobanura yuko kugira ngo tuzabone iri juru biradusaba gukora. Nk'igikorwa twakoze uyu munsi, intambwe buri wese yateye aho yaturutse hari hose, ni igikorwa mu bikorwa by'abantu bazabona ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo abone Islam, ijuru ni ryiza, kugezaho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye muri hadithi itugaragariza ibyiza by'ijuru, la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Ngo ahantu ho mu ijuru umuntu ushobora kuzarambikaho inkoni murabizi uburyo ingana inkoni n'uburebure bwayo uko yabireshye, ariko inkoni ni ikintu buriya gitoya. Ariko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ahantu umuntu ashobora kurambika no gushyira inkoni ye mu ijuru, aho hantu gusa hakwiriye iyo nkoni, ngo ni heza, hafite agaciro kurusha isi n'ibirimo byose. Iryo ni ijuru, ni ahantu abantu bazatura yawmal qiyama, ku munsi w'imperuka. Hari byinshi Allah yatubwiye ku bigendanye n'ijuru, ngo tuzagenda dufata bikeya, ntabwo twabivuga byose, ariko no kugira ngo tugire ishusho ku bigendanye n'ijuru. Cyo tugiye kureberaho cya mbere, uko abantu bazinjira mu ijuru, uko abantu bazinjira mu ijuru. Allah aratubwira muri suratu Zumar aya 72, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Imana iti babandi batinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala, bakumvira Imana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah komeza kutubwira muri aya, hatta idha ja'uha, kugeza ubwo bazarigera mu ijuru. Abantu bazaba barimo barajyanwa mu ijuru mu matsinda, nibegera ijuru bagiye kuryinjiramo, wafutihat abwabuha, nibahagera maze ngo bazafungurirwa imiryango y'ijuru. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Imana iti bazafungurirwa imiryango yaryo abarinzi b'ijuru. Ijuru rifite abantu baririnda, imiryango yayo iriho umurinzi. Ntabwo abantu bazapfa kwinjira mu ijuru, bazarigeraho bafungurirwa imiryango yayo. Abarinzi rero bazabwira abo bantu bazinjira mu ijuru, bababwire bati salamun alaikum, amahoro abe kuri mwebwe. Mwumve uburyo abantu bazakiranwa ibyishimo n'umunezero, bazahabwa n'ikaze n'abarinzi bazabashinzwe kurinda ijuru. Babwire bati salamun alaikum twibetum, amahoro abe kuri mwe kuko mwakoze neza, mwakoze ibyiza, mwarigomye, murakora, mwumvira Allah. Ngaho nimwinjire mu ijuru
bahabwe n'inkuru nziza, bababwire bati muzaribamo ubuziraherezo, ntabwo muzongera gusohoka, uzinjira mu ijuru ntawe uzarisohokamo. Sayimana Allah dushyire mu bantu mu ijuru. Iyi aya iratugaragariza yuko abantu bazinjira mu ijuru, bazinjira mu ijuru bafite ibyishimo, n'abamarayika bazabakiriza amagambo meza yo kubaha ikaze no kubaha ubutumwa yuko bazaba muri iri juru ubuziraherezo. Abazinjira bwa mbere mu ijuru, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati muri hadith, agira ati ana awwalu man yadkhulu aljannata yawm alqiyamati wa awwalu qari'un babul janna. Ini hadithi intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana iratubwira iti ngo njyewe ndi umuntu wa mbere uzinjira mu ijuru. Uwa mbere uzinjira mu ijuru ninde? Ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngo kandi ni nanjye wa mbere uzakomanga umuryango w'ijuru, ninjye wa mbere uzakomanga umuryango w'ijuru. Intumwa y'Imana iratubwira iti fa aqra'u, ningera ku muryango w'ijuru uzakomanga, nzasaba uburenganzira bwo kwinjira. Fa yaqulu khazinul janna, umurinzi w'ijuru shinzwe gufungura ijuru azavuga ati manil qari'u, ninde urimo urakomanga? Fa aqulu, intumwa y'Imana subize uwo murinzi w'ijuru amubwira ati Muhammadun Rasulullah, ni Muhammad intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu, umumarayika ushinzwe kurinda ijuru abwira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam amubwira ati bika umirtu alla aftahu li ahadin qablaka, ngo ni wowe nategetswe yuko nta wundi nzabanza gufungurira umuryango w'ijuru usibye wowe, nta wundi nabwiwe gufungura uyu muryango usibye we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uyu ni wa mbere uzinjira mu ijuru, ari we intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naho umma iyo tuvuze umma ni abantu bakurikiye intumwa n'abahanuzi. Buri ntumwa yabaga ifite abantu babo bamwemeye. Intumwa yasozereje izindi ntumwa ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi umma yacu ituvuga ko ari ummati Muhammad, twakurikiye intumwa y'Imana nkuko byaje muri hadithi. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aravuga ati nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamati, ngo twebwe turi umuryango wa nyuma, turi abantu ba nyuma, umma ya nyuma, ariko al-awwaluna yawm al-qiyamah, tuzaba ba mbere ku munsi w'imperuka. Wa nahnu awwalu man yadkhulu al-janna, ngo ni twebwe ba mbere iyi umma izabanza kwinjira mu ijuru. Aya ni amagambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min huna bavanga Islam, dushimire Allah yatugeze kuba muri ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twaje turi umma ya nyuma, ariko tuzaba ba mbere yawmal qiyamah. Iyi hadithi yaje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arimo aragaragaza agaciro k'umunsi wa yawmul jumu'ah. Ariko gihamya muri hadithi nuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam atubwira yuko iyi ummati Muhammad ariyo umma y'abantu ba mbere bazinjira mu ijuru. Kindi twavugaho, avuze yuko ijuru rifite amasomo menshi, ariko turagenda tuvuga kubigendanye n'ijuru, ibyo Allah aza kudushoboza. Iri juru abantu bazaribamo, cyangwa se ijuru rizabaho ubuziraherezo, ntabwo rizarangira. Bitandukanye n'iyi si, ubuzima turiho bwa hano kuri iyi si. Buriya hazabaho n'igihe cy'abantu kwigishwa n'ubuzima bwa hano kuri iyi si. Ni ubuzima turi ariko buzarangira. Ariko ubuzima bwo mu ijuru buzahoraho, ntabwo buzarangira.
Allah aratubwira muri suratu Ar-Ra'd aya ya 56, suratu Dukhan, ntabwo ari suratu Ra'd, suratu Dukhan aya 56, Allah aragira ati la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa waqahum adhabul jahim. Abantu bo mwijuru Allah aratubwira ati nta rupfu bazahura narwo uretse urupfu rwa mbere bapfuye kuri iyi si. Nta rundi rupfu abantu bazongera guhura narwo. Imana sozi ayitubwira iti ngo kandi Allah azabarinda igihano cy'umuriro. Imana Allah yuko yadushyira muri abangaba. Aha Allah aratubwira yuko abantu bo mwijuru, ijuru rizahora, nta herezo ry'ijuru. Ni abantu bazaba mu ubuzima butagira iherezo, ariko ubuzima bwa hano kuri isi bugira iherezo. Imiryango y'ijuru, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaratubwiye muri hadithi, aljannatu laha 8 abwab, ngo ijuru rifite imiryango 8. Muri iyi miryango 8 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umuryango yatubwiye muri hadithi yaravuga ati ngo wa hunaka babun ismuhu ar-rayyan, hari umuryango witwa ar-rayyan, la yadkhulu minha illa as-saimun, nta muntu uzanyura muri uwo muryango, nta muntu uzinjira muri uwo muryango uretse babandi basibaga ukwezi kwa Ramadani cyane. Imana Allah zaduhe gusiba Ramadani nyinshi, Allah duhe no gusiba saumu za sunna. Ako saumu ivugwa hanga muri hadithi ni saumu muri rusange, saumu yitegeko ya mbere. Burya ibyo Allah yadutegese bya faraid nibyo tugomba kubanza gukunda no gukora neza. Mbere yuko twimukira kuri sunna, abantu bagomba gukunda kwanza ibyo Allah yadutegetse bya farada yitegeko. Uyu muryango wa Ar-Rayyan numwe mu mazina y'imiryango 8 intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatubwiye. Kindi twavuga ku bigendanye n'ijuru, uburanga bw'abazajya mu ijuru, uburanga bw'abantu mu ijuru buzabukeye, nkuko Imana ibivuga muri Qur'an igira iti innal abrara lafi na'im ala al-araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ngo mu byukuri abakoze neza bazajya mu nema, zo nema zivugwa ngaha n'ijuru n'ibyiza birimo. Ala al-araiki, bazabicaye ku ntebe ndende, bicaye ku ntebe bitegereza ibyiza byo mu ijuru. Allah aratubwira ati ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Abo bantu mu ijuru ngo nuzajya ureba mu buranga bwabo, uzaza ubabona uburanga bwabo bwishimye, bazabishimye. Nanone Imana ikatubwira muri Qur'an igira iti wujuhu yawma idhim musfira dahikatum mustabshira. Suratu Abas aya 38 na 39. Allah aragira ati uwo munsi uburanga buzaba bukeye, buseka bwishimye. Mu ijuru ni ahantu ho kwishima, ni ahantu ho guseka no kunezerwa. Imana Allah yuko yadushyira mu bantu mu ijuru. Kindi twavuga ku bigendanye n'ijuru uko byaje muri Qur'ani, imiterere y'ibyumba byo mu ijuru. Ibyumba hano ku isi buri muntu wese alhamdulillah, iyo tuvuze icyumba umuntu aryamamo wese arabisobanukiwe, ariko ibyumba byo mu ijuru hari uburyo Allah yabitubwiye. Imana iratubwira iti lakinil ladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun
mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allahi la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah aratubwira muri surati Az-Zumar aya 20, Imana iragira iti ariko babandi batinye nyagasani wabo bazahabwa ibyumba bigeretseho ibindi byumba byubatswe. Uzaba ufite icyumba, hejuru y'icyo cyumba hari ibindi byumba biri hejuru yacyo. Uko niko Allah bitubwira muri Qur'an. Si ibyo gusa, munsi y'ibyo byumba hazaba hatembamo imigezi itandukanye. Wa'da Allah, Imana iti iryo ni ryo sezerano Imana dusezeranyije. Ngo kandi mu by'ukuri Imana ntica isezerano. Ibyo ni bimwe mu byiza bitatse ijuru. Ibindi twavuga itapi zo mu ijuru. Iyo tuvuze itapi ni twicayeho tuyita ko ari iki? Itapi. Allah aratubwira muri Qur'an suratul Ghashiyah, muri suratul Ghashiyah ya 15 kugeza kuri 16, wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabithutha. Iyi sura ni byiza kuyisoma yo mu Juma. Y'abayisilamu n'abayisilamu kazi bateranye mu musigiti kuri raka ya kabiri, ni byiza yuko imam asoma iyi sura suratul Ghashiyah kugira ngo abantu banumve nibi byiza by'ijuru, bibyiza bizabitatse ijuru, kugira ngo abantu barusheho gukorera ijuru. Allah aratubwira muri aya wa namariqu masfufa, ngo mu ijuru hazaba harimo imisego irambuye. Imisego, nitwumva ijambo imisego ntiturijyanye n'iyi misego dukoresha hano kuri isi. Ni imisego ya hehe? Yo mu ijuru. Wa zarabiyu mabithutha, ndetse n'itapi zishashe. Ibi ni byiza Allah asezeranyije abagaragu be beza. Naho ibindi Allah tubwira ku bigendanye n'ijuru, intebe n'ibitanda byo mu ijuru. Allah aratubwira ati innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzurun. Yaya twayirebe hamwe. Abantu beza barangwa n'ibikorwa byiza bazaba bari mu nema, mu ngabire za Allah, mu byiza. Ala al-ara'iki yanzurun, bazaba bicaye ku ntebe nziza, barimo barareba, bitegereza ibyo byiza Allah yabahaye. Nanone Allah aratubwira ku bigendanye n'ibitanda, fiha sururun marfu'a, hazaba harimo ibitanda bizamuye hejuru. Ibitanda bizamuye hejuru. Naho ibikoresho by'abantu mu ijuru, ibikoresho abantu bazaba bakoresha, ibikoresho muri rusange, Allah aratubwira ati yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Bazazengurukwa n'abasore, wildanu. Mu ijuru hari abantu bazaba bakiri batoya, abantu b'abasore. Twavuga yuko bazaba bakiri batoya, abantu b'abasore bazaba bashinzwe kuzenguruka mu ijuru, bareba abantu mu ijuru. Buriya abantu dukunda buriya almalu wal banuna zinatul hayati dunya, imitungo n'abana ni imitako itatse isi. Mu ijuru rero hazara abantu bazaba barimo bameze nk'abana bakiri batoya. Hari inshingano Allah azaba yarabahaye, bana bakiri batoya bagenda bazenguruka, abantu bazaba babona babishimire cyane. Bazazengurukwa n'abasore, bazagumana nabo, bazakomeza kuri iyo myaka, ntabwo bazigera basaza abo basore. Ngo bazaba bafite ibikombe, amabirika n'ibirahuri bibonerana, bibengerana, byiza. Ibi ni ibikoresho byo mu ijuru nkuko Allah bitubwira muri aya, muri suratul Waqi'a aya 17 kugeza kuri aya 18. Nanone Imana ikatubwira iti wa yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab, ngo bazajya bazengurukwa n'amasahani akozwe muri zahabu n'ibikombe. Ibikombe n'amasahani
n'ibikoresho bindi byose Allah aratubwira ati bizaba bikozwe muri zahabu. Naho kubigendanye n'amafunguro yo mwijuru, wa fakihatum mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Suratul Waqi'a aya 20 na 21. Ngo bazarya imbuto batoranyije n'inyama z'inyoni bakunze. Iyo tuvuze inyama z'inyoni ubwo hazamo hazamo inkoko nibigendanye bisa nkabyo. Inkoko ni Allah yatubwiye ubu bwoko bw'inyama, ariko ntago bivuze ko izindi nyama zizaba zitarimo, zaba zirimo nazo, ariko izindi z'abantu kenshi bakunze. Ariko muri rusange mwijuru hazaba ari amoko yose y'ibiryo, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ariko byinshi nibyo twaryaga hano kuri isi bizaba bitandukanye. Utubihi mutashabiha nkuko Allah bitubwiye. Ibiti n'imbuto byo mwijuru, Allah aratubwira ati muri Qur'an, innal muttaqina fi dhilalin wa uyunin wa fawakiha mimma yashtahun. Ngo mukuri abatinya Imana bazaba bari mu bicucu n'imigezi banahabwa imbuto bifuza, wa fakihatun mimma yatakhayyarun wa fawakiha mimma yashtahun. Allah ati abantu bazahabwa imbuto bifuza, imbuto yari yose wifuza. Sayimana Allah yuko yazaduhaye amafunguro meza. Nanone Imana ikatubwira muri Qur'an muri surati Al-Haqqa aya 22 kugeza kuri aya 24, fi jannatin 'aliyah qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ngo bazaba mwijuru ryo mu rwego rwo hejuru, imbuto zaryo zizaba zibegereye babwirwa bati murye munywe kandi muryoherwe kubera ibikorwa byiza mwakoze mu buzima bwo kwisi. Uku niko abantu bazababwirwa bicava n'Islam, uko ukora ibikorwa byiza, uko uhozaho gukora ibikorwa byiza, ntubirambirwe. Uyu mwete ugira mu gukora ibikorwa byiza, uko kwihangana ugira mu kureka ibyaha ugakora ibikorwa byiza bitunganye, umenye yuko ari igihe kizagera uyu munaniro wagize kuri iyi si, uko kwigomwa wagize, uzabona ibi bihembo Allah yasezeranyije aba bantu beza, kandi uzaza unibutswa n'ibyo wakoraga kuri iyi si. Murye munywe mwishimye, ariko ibyo byose ibi bihembo mubibonye kubera yuko n'umwete n'umurava ni juhudi mwagize, n'ukwigomwa mwagize n'ibikorwa byiza mwakoze hano kuri iyi si. Bisobanura yuko kugira ngo ibi byiza twumva biradusaba gukora, biradusaba guhozaho gukora, hatta yatiyana al-yaqin, kugeza dupfuye. Ntabwo gukora bihagarara, ntabwo kugandukira Allah birangira. Niyo mpamvu dusari 5 ku munsi. Hari umuntu usara akavuga ati ngo ngiye narangije gusara, oya. Hari umuntu utanga isada akavuga ati ngo ngiye gutanga isada ndabirangira. Ni ibikorwa duhozaho, gusoma Qur'ani tubihozaho, kwiga tubihozaho, kubanira neza abaturanyi tubihozaho, kubanira neza ababyeyi no kububa, no gukora inshingano zose imwemera Imana bihozaho. Ntuturambirwe, shimire na Allah ni igihe gito yarega dukora, n'imyaka mike. Abatubanije bakoraga imyaka 950, ariko mwibaza umuntu uzajya kubazwa imyaka 950, iyo myaka yose wayibayeho gute? Ni ibihe bikorwa byakuranze? Ariko twebwe ubahe imyaka myinshi ni 80 90. Abo nabo Allah aha inyongezo zo kurenza imyaka 70. Mu bindi tuvuga mu byiza by'ijuru, imigezi yo mwijuru, Allah aratubwira muri Qur'an suratu Muhammad kuri aya 15, Allah aragira ati mathalul jannati allati u'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Allah aratubwira ati urugero rw'ijuru ryateguriwe abatinya Imana harimo imigezi y'amazi akeye,
harimo n'imigezi y'amata aryoshye adahindura uburyohe bwayo, n'imigezi y'inzoga ziryoheye abazinywa kandi zidasindisha. Imigezi y'inzoga, ariko numva ijambo inzoga ntugire ngo ni izi nzoga abantu banywa hano kuri isi. Izi nzoga zo kuri isi ku muislamu ni ikizira, ni haram. Ariko imigezi y'inzoga yo mu ijuru Allah aratubwira ati ladhatin lisharibin. Izo nzoga, iyo migezi abantu bazaba banywa yo mu ijuru, ladha ni inzoga zizaba ziryoshye kuba zanywa kuri iyo migezi. Abantu batinyaga Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anharu min asalin musaffa, wazaba arimo n'imigezi y'ubuki usukuye. Ibi ni byiza Allah asezeranyije abantu mu ijuru, kandi bafitemo imbuto zose, si ibyo gusa n'imbabazi ziturutse kwa Nyagasani wabo. Imana Allah yuko yadushyira muri umubare. Bavana Islam, iby'ijuru tubivuze ntabwo twabirangiza. Ni byiza kandi ni byinshi. Mu gusoza ku bigendanye n'ijuru, Allah mu bindi Allah yasezeranyije abantu mu ijuru harimo naho Allah tubwira ati lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah. Bavanye Islam kaza, aya magambo turimo turasoma, izi nyigisho turimo turatanga ni aya n'amagambo dusanga muri Qur'an. Iyi aya iboneka muri surata Ali Imran aya ya 15. Imana iti abatinya Nyagasani wabo bafite ubustani munsi yabwo butembamo imigezi, baziberamo ubuziraherezo. Ubustani bazabamo ubuziraherezo, bafite n'abagore basukuye no kwishimirwa n'Imana. Ibi nibyo Allah yasezeranyije abamutinya. Nanone Allah katubwira ati muri suratu Al-Waqi'a wa hurun 'ain, bazahabwa abagore bafite amaso meza. Nta ngaragu izaba mu ijuru, nta muntu uzaba udafite umugore, nta n'umugore uzaba mu ijuru udafite umugabo. Nanone Allah katubwira ati inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Mu by'ukuri abagore bo mu ijuru twarabaremye, turabatunganya, tubagira amasugi, bazaba bakunze abagabo babo cyane kandi bari mu myaka ingana. Twabateguriye abazajya mu ijuru. Ibi ni byiza Allah yasezeranyije abantu bazajya mu ijuru. Hari abantu bumva mawaidha nk'aya, izi aya nk'izi bagashaka kuzikerenza. Aya ni amagambo ya Allah, ni ibihembo Allah yasezeranyije abantu. Abayisilamu tugomba kubyemera. Bimwe mu byiza bizaba biri mu ijuru nuko abantu bazabana n'abagabo babo, bamwe babane n'abagore babo. Abo nabo bagore bo mu ijuru Allah tubwira uburyo Imana yabaremye, uburyo Imana yabatatse. Hari hadithi nyinshi. Numa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira muri hadithi, umugore umwe wo mu ijuru, umugore umwe wo mu ijuru aramutse arebye ku isi, aje hano kuri isi akareba ku isi, Imana ikamufungurira ijuru ngo arebe ku isi gusa, amaso ye agere ku isi arebe. Mwumve hadithi n'umwe Imana. Kureba kwe ku isi ngo yamurikira ibiri hagati y'ijuru n'isi, akayuzuza impumuro nziza. Mwumve ubuhambare bwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwibaze noneho abantu bazajya mu ijuru bizaba bimeze gute? Bazaba bahumura gute? Bazaba bameze gute? Bazaba bambaye gute? Ahurul 'ain, abagore bo mu ijuru bazaba babona abagore bo kuri iyi si babone ko ari beza kubarusha. Umugore ku isi
uzajya mu ijuru azaba ari mwiza kurusha umugore wo mu ijuru abawahurul ain, nkuko byaje muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bavandimwe rero, ibyiza byo mu ijuru bizahoraho igihe cyose, ntabwo bizarangira. Allah aratubwira muri Qur'ani muri surati Ra'd aya 35, mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun. Urugero rw'ijuru ryateguriwe abatinya Imana, munsi yaryo hatembamo imigezi, harimo amafunguro, ndetse hazaba harimo n'ibicucu aho kugama heza, bizaba bihoraho. Iryo ni iherezo ry'abatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka uqba alladhina taqaw, iherezo ry'abantu batinya Imana bumvira Allah, bakora ibikorwa byiza, iherezo ryaho naho hantu heza twumvise. Micyavanye Islam, ijuru rizahoraho. Ibi bihembo twumva n'ibindi wenda tutavuze ni ibintu bizahoraho. Muri hadithi al-Quds, numwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye muri hadithi agira ati, yunadi munadin, ngo hari umuntu uzahamagara w'umumarayika. Muhamagaza agira ati, abwira abantu mu ijuru, mwumve byiza byo mu ijuru avanye Islam, ababwira ati, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Mu byukuri yemwe bantu bo mu ijuru, ya ahlal janna, ngo mugire ubuzima bwiza, ntimuzarwara na rimwe. Nta kurwara mu ijuru, ni ubuzima bwiza gusa. Nta kurwara mu nda, nta kurwara malaria, nta kurwara ibicurane, nta kurwara diabete, nta ndwara n'imwe abantu bo mu ijuru bazarwara. Iryo ni itangazo rya mbere bazabwira, batazagira ngo nkaho bagiye kubaho mu buzima babayeho hano kuri izi. Buri mwene usanga harataka, hari abagiye kwa muganga, hari abakoresha imiti, hari abarwayi bari kwa muganga imyaka n'imyaka, ariko mu ijuru nta kurwara. Uwo muhamagaza akomeza ababwira ati, wa inna lakum an tahyu fala tamutu abadan. Munamenye, munasobanukirwe yuko mugiye kugira ubuzima, ntimuzarwara na rimwe, muzabaho ntimuzanapfa. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan, ngo munamenye yuko mugiye kubaho muri abasore, nta gusaza. Mu ijuru nta gusaza. Muri hadithi zindi ngo abantu bazajya mu ijuru bafite hagati y'imyaka 30-33, n'abagifite imbaraga. Si ibyo gusa, ngo abantu bo mu ijuru bazahabwa imbaraga z'abantu 70. Buri muntu wese azafite imbaraga z'abantu 70. Kano kanya ufite imbaraga z'umuntu umwe, ngaho ukube rimwe, ukube inshuro zingahe? 70. Kugira ngo nibi byiza byo mu ijuru uzabibone neza, uryoherwe nabyo, nuko Allah buri muntu wese azamuha imbaraga z'abantu bangahe? 70. Uretse intumwa y'Imana Musa kuri isi, Allah yamuhaye imbaraga z'abantu 10. Uriya Musa yari afite imbaraga, ariko twebwe buriya imbaraga zacu, ariko mu ijuru bizaba bitandukanye. Nta gusaza rero mu ijuru. Ubwo buzima bwose hano kuri isi abantu barasaza. Mashallah, turi kumwe namwe mu basaza ahangaha ageze mu zabukuru, basabira kwa Allah abahe gusaza neza, bazabahembe ijoro, abarinda umuriro wa jahannam. Ikimenyetso cy'uko abantu batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Yicaro nk'ibi ngibi harimo bageze mu myaka 70-80, ariko baje ahangaha kugira ngo babone impuhwe za Allah n'imbabazi z'Imana. Mu ijuru rero nta muntu uzabaho ari umusaza mu ijuru, ni ibya hano kuri isi. Mu ijuru nta gusaza, n'imyaka y'ubusore, imyaka 30-33. Nanone kubigendanye n'ijuru, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu ya ahla aljanna, uko munsi w'imperuka Imana izabwira abantu mu ijuru, Imana Allah yuko tuzaba muri abangaba.
mwumva uburyo Allah azabwira abantu mu ijuru. Imana izababwira iti ya ahlal janna, yemwe bantu mu ijuru. Bavuge bati, bazasubiza Imana ati labbaika rabbana wa sa'adaika wal khairu fi yadayka, ngo turakwitabye nyagasani wacu, n'ibyiza byose ni ibyawe ya Allah, ni mu biganza byawe, turakwitabye ya Allah. Fayaqulu, Imana ibabwira iti hal raditum, ese mwishimye, ese mwanezerewe. Icyo ni ikibazo Allah azabaza abantu mu ijuru. Fayaquluna, abantu bazasubiza Allah bamubwire ati ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, ni iki kitatubuza kwishima kandi waraduhaye ibyo utigeze uha bindi biremwa? Ntacyo watwima, waduhaye byiza byinshi, turanezerewe. Ni iki kitatuma tutanezerewe? Mwumve urukundo rwa Allah ukunda abagaragu beza. Fayaqulu, Allah abwira abagaragu babwira ati ala u'tikum afdalu min dhalika, ese murifuza yuko nabaha ibirenze ibingibi mufite mwabonye? Fayaquluna ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min dhalika. Abagaragu b'Imana beza bazaba ari mu ijuru bazabwira Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani wacu, ni ikihe cyiza kiruta ibyo waduhaye? Fayaqulu, Allah babwira ati uhillu alaykum ridwani fala askhatu ba'dahu abadan. Imana ibabwira iti mbahaye kwishimirwa nanjye kandi sinzabarakarira na rimwe. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Izo ni impuhwe za Allah, ni urukundo rw'Imana izabwira abantu mu ijuru. So Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri uwo mubare. Mu gusoza abana Islam, ibyiza biruta ibindi abantu bazahabwa mu ijuru nibyo tugiye gusozerezaho ikiganiro cyacu. Numwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati idha dakhala ahlul jannati aljanna, abantu mu ijuru nibamara kwinjira mu ijuru, aturiduna shay'an azidukum, ese murashaka mbongerere mbahe inyongezo, nkomeze mbongerere mbahe ibindi byiza? Abantu mu ijuru babwire Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbana alam tubayyidu wujuhana, ese ntabwo wakesheje uburanga bwacu ya Allah? Alam tunajjina minan nar, ese ntabwo waturinze uturokora umuriro wa jahannam? Watudkhilna aljanna, utwinjiza mu ijuru. Ibi koko ntabwo bihagije, hari ikindi twifuza kirenze iki ngiki cyo kurindwa no kutajya mu muriro wa jahannam? Hadithi iratubwira iti fayakshifu anhumul hijab, ngo Allah azahita akuraho ipaziya. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadhari ila rabbihim, ngo nta kintu cyiza abantu bo mu ijuru bazahabwa nyuma yo gukuraho iryo paziya nko kureba mu buranga bwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Icyo ni cyo kintu cyiza abantu bazaba babonye cyanyuma gisoza ibindi byose. Allah aratubwira muri Qur'ani lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ngo mu ijuru abantu bazahabwa ibyo bazifuza byose, ibyo bazashaka byose. Wa ladaina mazid, Allah ati ngo iwacu kwa Allah ngo dufite inyongezo tuzaba. Ahandi Allah katubwira ati lilladhina ahsanul husna wa ziyada, babandi bakoze neza bagakora ibyiza hano kuri iyi si, alhusna tuzabahemba ijuru, wa ziyada tunabahe n'inyongezo. Inyongezo nta yindi, hiya nadharu ila wajhi Allahi alkarim, no kuzareba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
innakum satarawna rabbakum yawma alqiyamah intumwa y'Imana iti ngo muzareba nyagasani wanyu ku munsi w'imperuka mwijuru kama tarawna hadha alqamaru laylata albadri nkuko mubona ukwezi kwa tariki ya 13 14 15 Imana iti uzabishobora umwe muri mwe ntakajya bura mu bantu basingiza Allah bibuka Imana basari bakora dhikiri mbere yuko izuba rirenga na mbere yuko izuba rirasa Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishira mu bantu mwijuru bityo avanye Islam nuko amasaha atatwemereye twari kuvuga kubigendanye n'umuriro wa jahannam ibihano by'umuriro umuriro ni ukuri aljannatu haqqun wan naru haqqun ijuru ni ukuri umuriro ni ukuri bityo avanye Islam mai minota 15 uje na reka tugarukire ku byiza by'ijuru bityo avanye Islam nubwo bwose twumvisha ijuru ariko hari umuriro hari ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ndi bujye mu isomo rivuga ku bigendanye n'umuriro ariko iri juru Allah aratubwira muri Qur'an agira ati am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin ngo mukeka yuko abantu bose ku munsi w'imperuka bazabwirwa bati ngo mwinjire gutya mw'ijuru gusa walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu Imana itari yabanza kugaragaza no kwerekana babandi bagize umwete bakagira umurava wo kumvira Allah no kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kwirinda ibyaha wa ya'lamu as-sabirin Imana inagaragaze babandi bagize kwihangana bagakomeza kwihangana bakora ibikorwa byiza bakihangana bareka ibyaha bakihangana ubuzima bwa hano kuri isi bicavanye Islam ijuru rirasaba juhud rirasaba umwete rirasaba umurava rirasaba ibikorwa ntabwo abantu bazabona ijuru gusa ari uko babyifuje gutya ari ibintu abantu bazaro turasaba ibikorwa bavanye Islam nta kurambirwa hari ibikorwa by'abantu mu ijuru walidhalika numwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatwigishe kujya dusaba ijuru mwiduwa dusaba ujye usaba ijuru numwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga muri hadith umuntu usaba ijuru inshuro 3 akavuga ati Allahumma inni as'aluka aljanna Mana nyagasani ndagusaba ijuru Mana nyagasani ndagusaba ijuru Mana nyagasani ndagusaba ijuru qalatil janna ijuru riravuga riti Allahumma adkhilhu aljanna Mana uyu mugaragu urimo uragusaba ijuru inshuro 3 Mana ndagusaba yuko wamwinjiza mu ijuru buri kusabye ijuru inshuro 3 ijuru ribwira Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya Allah Mana ndagusaba yuko uyu mugaragu urimo uransa Mana umwinjize mu ijuru wasaba Allah yuko yakurinda umuriro wa jahannama inshuro 3 umuriro ukabwira Allah Mana uyu mugaragu wawe ntuzamwinjize mu muriro niyo mpamvu mu busabe bukubiyemo ubusabe intumwa y'Imana yasabaga muri rusange yabwiraga Allah ati Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal Mana nyagasani ndagusaba yuko wazampa ijuru wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal kandi Mana umpe no gukora ibikorwa cyangwa se no kuvuga imvugo bibi impamvu yuko binyegereza kuzajya mu ijuru bisobanura yuko kujya mu ijuru bisaba ibikorwa bisaba imvugo nziza bicavanye Islam Imana Allah yuko yazaduha ijuru Allah yaduha kuzakora no gukora no kurangwa n'ibikorwa by'abantu mu ijuru Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda umuriro wa jahannam wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ndetse Allah turinde n'ibikorwa cyangwa se n'imvugo z'abantu bo mu muriro wa jahannam Allahumma reka dusosereza hanga kubera igihe biidhnillahi ta'ala ushobozi bwa Allah azongera kuduha andi mahirwe kongera guhura
tuzakomeza isomo ryacu tuganira ku bigendanye n'ibihano by'umuriro wa jahannam. Imana Allah subhanahu wa ta'ala we waduhurije muri iki cyicaro, Allah atwakiriye kino gikorwa twakoze n'ababigizemo uruhare bose, turabasabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala Imana izabahemba ijuru ibarinde umuriro wa jahannam. Wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ناجم سيد.